njye ndi kubibona ibimina byinjiye mu maboko ya Minicofin bitegekwa kwiyandikisha mu mirenge. Ayo ni amatoro yakuwe mu gihugu cy'u Rwanda burundu 43 ahubwo insengero zafunzwe mu gihugu cy'u Rwanda kandi icyo gihe bari bagikomeje zazimaze kugera hafi mu 8,000 amafaranga ikigo cya privé gihemba byanje kuzana amafaranga yaravuye mu baturage mu banyeshuri kandi umwagenzi umukiro ugira ikigo kimwe akagira bitatu akagira 4 5 bisobanuye ko uramushinga byanje bikunze urimo amafaranga urunguka urimo amafaranga kuko uramushinga impamvu nasanze mu kanwa ishuri usanga rifite bakunze bakigo Media TV reka twongere tubasuhuze aho muherere hose amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Ariko ibintu byarindyoshye umeze mutisi turaho turashimye Imana reka ngiye mbavugire we are good we are fine sure great bakunze bakigo Media TV rwose twe tubateye yambu atari ya yambu ya rukara ahubwo ni ya yambu yo kubasuhuza umeze muti imeze neza njyewe finally imeze neza financially kose kuko ngako kantu k'amafaranga ubuzanye mu kuko mana mu matariki meza bisimbira financial ho umeze wamembye se final umeze neza ko si financial umeze okay ujye ukuntu umeze emotional I'm good physical I'm good kako bigize muri financial nyine origin ntabwo uri good urusengero rwe bararufunze amakuru atangiye kuyabona njyewe urusengero rwanjye rufunga wapi ikigaro cy'insengero zagiye zifungwa nacyo ndagishaka no kukigombe Media ega ikibazo njye nabonye ni ibintu bafunze insengero zingahe hafi 40 na oye ayo ni amatoro yakuwe mu gihugu cy'u Rwanda burundu 43 ahubwo insengero zafunzwe mu gihugu cy'u Rwanda kandi icyo gihe bari bagikomeje zazimaze kugera hafi mu 8,000 ariko kamubwira ikibazo nagize si icyo hari insengero ngo byagezemezwa ni nkuru nabonye ariko benda abakunzi ba Kigo Media ntago ari insanganyamatsiko y'umuseko na college nk'abadoroshe mukumve ngo insengero zagombaga gusenya cyangwa se zitujuje ubuziranenge zirahari ahubwo ikibazo hari izo bari bategetse kugira ibyo zikora abakristo n'abayobozi b'amatorero babikora vuba babishoraho amafaranga bamaze kubishoraho amafaranga nyuma baza kubwirwa ko insengero zabo zigomba gusenya kuko ibi bintu niba ari byo umuntu waratumye bano bantu bahomba amafaranga yabo akababwira ngo nimukore ibintu mwubaka ubwiherero nimushira amakaro mu rusengero nimugire isuku gutya na gutya bamara gushira amafaranga yabo atari make akongera kwabwira insengero bazisenye kuko zubatse nabi bizo giziri kritera yaba yaragendeyo ariko kuba byonyine kuba byonyine yaragize icyo wenda yaba yarabasabye ngo nibagikore nibamara kucyubahiriza insengero zabo zemerwa bibaye byarabayeho sinzi bimwe na bimwe tuzambabarire rwose tugera no kuri tere dusure bano bantu ariko ndashaka gutangira gusura abantu nk'abakristo b'urusengero abayobozi b'iritorero koko niba bino bintu byarabayeho ndashaka kuzabasura inkuru nkazayibagezaho neza muri comment mbese ubundi mwebwe ibyo bintu mwabi umuntu akaza akavuga ngo ndashaka ko iyo shati yawe urumva uyikuramo ukayambara gutya ukabigira gutya na gutya umara kuyikora amati yijugunye ugatakaza n'amafaranga wamara gutakaza amafaranga yikuba ngo reka tuyitwike umva ikibazo nanjye ndavuga ni icyo kora gusenya insengero zari zubatse nabi mu kajagari n'amadini n'amatorero ntabwo byari ikibazo byari na ngombwa birandukwa none se kuki uri kumva ko riga hari ukuntu abantu bavuga tukumvira mu bantu benshi leta yaravuze ati insengero wenda zifite ibyangombwa ibi nibi zifite ubutaka bungana gutya na gutya ni zubaka ubwiherero zishyiraho amapave zishyiraho gutya none se uyobe ko hari n'insengero zabaga mu rugo riga wibuke njyewe ntabwo ndenganya leta even Bible said it Bibiliya yavuze ngo murimbishe insengero zanyu nese muyobeye ko mu nsengero za kera abantu basengaga abantu babizi neza habaga muzazahabu ari ahantu hasa neza ndagaruka nkibaza kubera iki twebwe ahantu dusengera biba ngombwa reka sina ngombwa ko leta twibutse leta igeraho gutwibutsa ngo twubake ubwiherero tubizi neza ko ubwiherero ari ngombwa ikibazo rero cyanjye si leta kubwo ikibazo n'umuyobozi ushobora kuba urumva
yarabwiye abakristo b'urusengero runaka niba kuko byarabaye ushobora kuzasura urusengero muri Burera nabonye ngo bishobora kuba byaragenze gutyo mu na Ruhondo najya ni Rurindo ushobora kuba ngo arano byabaye ngo birashoboka ko umuyobozi ariko amakuru n'ubwo kwavuga gutya nayo bampaye nanjye gutya ntabwo yahagazeho kuyagaronya ko umuntu yamaye aho kukibazo kiri byaba ari ikibazo kubona umuyobozi afata icyemezo akabwira abakristo ngo bubake urusengero bashyiraho amapave bakore tuwarete bashyiremo n'amakaro byose mu gihe bamaze gushyiraho nka miliyoni nk'ebyiri cyangwa 3 zabo akagaruka babwira ko urusengero bagomba kurusenya. Ikibazo ubwo wenda ntabwo turi bukizanye ku mukristo, ikibazo ubwo ni umuyobozi wumvishije bigaragara. Ikibazo urumva ndabikunda cyane iyo ngeze mu kiganiro akubona ko nza neza kabisa abantu nyarwese ntibabibona ariko si bisa neza si byo gusa ku mutima sura saguti uzabaze ntabwo ndi umwe muri ba bantu baba ari beza ku mubiri ku isura ari nako ku mutima ari babi. Umutima wanjye ni mwiza. Ndashaka kukubaza iyo bavuze ngo akuzana umugore mubi ngo kugira ngo uzane umugore mwiza ku isura ngo wazana ngo mwiza ku mutima, uvuze ibyo bintu ndibuka kandi urakazi ejo bundi sumbivuge ejo bundi hari ahantu twagiye hari umukobwa mwiza Theo, umukobwa mwiza uteye ariko afite umutima mubi. Ndi kwibaza mwabwiwe n'iki ko agira umutima mubi? Umva yadukora ibintu nge na prote turumirwa na prote ko twagiye mu kiganiro ako umve umukobwa yaratuzengereje kwiza ubwo twishije no ari amafaranga 40,000 nibarangaye tumusaba imbabazi kwako ni nyine uburi kubona umvuka tu ura muntu ni mwiza musabye imbabazi ntago yazinye ewe iyo nayo ni yindi nkuru. None se babakobwa ko brana base yarafite nyasha ibaze aho nanjye narebye nkabona umuntu ni mwiza nyine wabonaga kuruta ako n'ubundi ntabwo tungana fs sure iyo se ahubwo gira kwibaza abantu beza ku mutima n'abeza ku mubiri umuntu agiye guhita mu musoro ugiye gushaka umugore mugira inama bantu rero mugiye kubaka ingo ikintu cya mbere reka mubwire izo nyashi muri kwirukanyira ndamwe nashidikanya ko nyashi zaje kubera ko umuntu arya ejo nejo bundi nyashi zishobora kugenda. None se wowe muntu uhora uvuga ati ABCD nyine umugore mwiza nyine umugore mwiza gutya wa munsi nyashi zizagenda wa muntu wese wa munsi kagasura kiza kaguye mu mavuta koko wagashatse umugore uri ready kubaka umugore mwiza ku mutima rega birababaza ko wabona umuntu afite umugore mwiza ako nta muntu ugenda mu rugo rwe hawe umaze uri n'inzobere ariko twatafite ikiganiro cyane ariko nakantu keza tunye nko nkakubaza kuzana umugore utishimira kubera isura ye wenda itari nziza cyane idashamaje kuri wowe no kuzana umugore uteye neza ufite amabuno usa neza nyine ateye apeta umureba ukavuga uti kabisa wawe ufite umugore mwiza ariko ku mutima kabari habi wenda n'urugero wahitamo iki? Ntago aho ngaho nta mahitamo ahari. Iyo bigeze mu kubana nta mahitamo abahari. Ibyo nibyo tubyumve neza. Ubu ugomba gushaka umuntu ukunda, umuntu bizi neza ko basi wenda for one day uri proud yiwe. Okay, rero bombi urabakunda. Ubwenge bwawe uzana bombi urabakunda ku kigero cye. Ngiye icyambere urumva. Icyambere ngiye gukubwira tunakomeza twirukanga. Sibyo? Icyambere ngiye gukubwira. Kuba nabana n'umuhungu mwiza ariko utari inyangamugayo ibyo ngibyo biri zero. Abantu benshi abahungu bagiye babimbwira ati njye kugira nshaka umugore mubi ndashaka umugore mwiza yashaka akabari indaye mushaka ujye wirirwa umusangira n'abandi bagabo. Shaka umuntu ubona ko yiteguye kubaka. Ese ubundi urajya gushaka umuntu kubera ko ari mwiza ninde wakubwiye ko hano turi kugurisha amasura y'abantu? Uzbakigoma Media TV reka twebutinde reka ne kubatindira ahubwo hano ntitugurisha amasura wa mugani ariko ntabwo abantu bagurisha amasura. Dutangira ikiganiro kwanya mbese kuri Kigoma Media mumeze muti? We are good, tumeze neza. We are blessed, dufite umugisha uva ku Mana rega twe turabana. Mumeze muti? Ujye umva bareke kumbaza ibintu by'amafaranga kuko ntayo ndagira menshi pe. Amafaranga ko ari ndi bukubaze gusara.
ahubwo ari inkuru nabonye uzanyemo ibintu by'amafaranga se ari inkuru nabonye rero ngewe ukuntu meze physical I'm good, mental I'm good, humanity ho noneho rwose abantu mutanzi dore nigira agatima keza nubwo ndi gato rwose akungira agatima keza. Financial rero urebye ntabwo biba biri kugenda neza uko tubyifuza. Wese nta kibina wabagamo hari amakuru mbageze we nta kibina ubamo cyane abagamo ikibina nizo biteguye se ko natwatu cyo wizigamaga tujye kujya tunyura mu maboko ya Minecofin se ko batwambuye nta kibazo rwose bigende binyurimo nabaga mu kibina aho wumve ko nyine twajyaga nko gufata se babyita gufata twajyaga nko gufata kugabana twajyaga nko gufata mu kibina ugasanga niba uyu mwaka dufashe undi ngo umuyobozi twatuye ngo amafaranga yatorekanye nase ubwo wa muntu we aho ntayishyigikira niye kadusome inkuru nze kureba inyungu icyo wende bino ibyemezo wowe nsomera sengere sifite telefone yanjye reba ucishamo amaso ahubwo nanjye kamubwire inkuru ko riteye wenda ho gatoya kugira ngo tunihunze twe gutinda ariko ikibazo nagize ni kimwe gusa financially ibi bintu ni byiza ariko ndakubaza ngiye nk'umuntu uba hano kuri Kigombe ndakubaza nk'umuntu urugero urumva ariko nkakubaza ndise mu by'ukuri financially amafaranga umuturage yayizigamaga kugira ngo agice yakoresha yego yayizigamaga kugira ngo amufashe mu iterambere ryiwe yayizigamaga kugira ngo byibuze ya mafaranga yizigamye yose azongera mugarukire ari menshi none hajemo undi muntu wa gatatu hagati n'umuyobozi we wayamukira akayamuha witwa Minecofin. Ndi kubibona ibimina byinjiye mu maboko ya Minecofin bitegekwa kwiyandikisha mu mirenge kandi mubwira ko banyambuye aho tugeze leta yakoze nukuri tuganire aza kumbwira ese tuganire sinagomba ko dusoma inkuru yose ako karahagije uyu munsi wa none ufite ikibazo cyuko ibimina babagamo baranyambuye yego mu byamahirwe wende ikibazo kirakemutse ariko hari abantu batigeze bamburwa n'ibimina se muri hangana gutangira guhemba umukozi uzajya agenzura ibimina byanyu abo mwagatukisha bose oya muritegura umuturage wishimiye ko ya mafaranga make wabonaga nayo ukabona ntabwo uhagije bigatuma ubura ukajya kwizigama witeguye no gukuramo umushahara wo guhemba undi muntu baza nese wo wenda utarakomeza ubu tubigenze kubizi neza ko make ubwo ni mu bikunze mu uye turabikunze ko kuri kamubwire mwana wenda abantu batigeze bambura n'abayobozi b'ibibina bitwaye neza congratulation nukuri do bahaye bravo ariko nanone abitwaye nabi se none se leta ibigenze ute leta nta kundi kuntu yari bo bigenze kuri ribu hirirwa ibirego by'abantu babaga mu bibina ariko bambuwe ibyo nibyo bitekereza niba ibirego by'abantu niba abantu birirwa mu birego by'uko bambuwe nose ubu koko vugisha ukuri ikosa ni irya leta ikosa ni iry'umuturage ikosa ni iryane cyangwa twinjira ku nyungu z'umuturage ibyemezo byose bifatwa mu nyungu z'abaturage yego Minecofin bajya gufata iki cyemezo wenda wigeze ubona ahantu wenda bivuga ko Minecofin yasuye nk'abaturage wenda babibumbiye mu bibina runaka ibyo ntabwo nabibonye yego ese Minecofin iki cyemezo yo yafashe yagifashe yarabanje kuganiriza abaturage mu bigaragara yego kuko niba yaratuganirije ndabizi nabo ba mu kibina nawe ubwo baba barakuganirije urapfuye wumva arajya kuvaho buri munsi ahubwo nyine aho ugeze rero urumva ibi bibina wa muturage twinjira ku buzima bw'umuturage umuturage yatangaga 1000 kugira ngo niba 6 bazabimuhe ashobora gutanga mituweli yego none ya mafaranga nagiye kujya muvaho ahembe wa mukozi wa Minecofin wa muntu washizwe wenda si n'umukozi wa Minecofin wenda n'undi mukozi runaka bazashira ushinzwe iyi mari urumva ntabwo kumurejyaza umuntu uzajya yirirwa yicaye ave ku wa mbere ageze ku wa gatandatu ari mu kazi adahembwa biragoye pe frontiers wenda sinzi niba muzanadufasha hano mwese baza hano bazashamo amayufu ndetse nanjye ko ndi umuyuzi abayufu se tuvuga ko abayufu nabonye abantu bakoze akazi for free kandi bagakora neza kandi bakora igihe kirekire gusuretse ko barashimiwe ndabikunda
barabashimiye cyane byo ku rwego rwo hejuru ni ukuri pe ariko cyangwa tujya ku nyungu z'umuturage erega natwe tujye twumvikana umuntu yiriwe muri office arimo aragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umutungo wawe bigende fresh none se koko tuvugisha ukuri uwo muntu aratahiraho ese ubundi ikamubaze uyu muturage ubona udufaranga twe ducya akabanza kujya kuturundanya kugira ngo tugwire uri kubona umuntu afite wa mutungo ariko ikibazo uri kubara umutungo ariko njye bura bibina iyo ndi kubara umutungo mba nagushobeye muri make kuko njye buriya nemera ko umuntu ufite umutungo ubundi kuno guteranya 100 200 300 400 birumvikana gukusanya ntabwo umutungo wakabonetse uzi impamvu leta yakoze ibi bintu mu rwego rwo kurinda n'utwo dufaranga dukeya twawe utatubura leta tukatuve kuri leta gatoya tujye ku buzima bw'umuturage ubuzima bw'umuturage wenda izi mine kwamene ko fine yinje muri gahunda y'idini bizafasha umuturage ubuzima bw'umuturage oya kwanza kadutangire mene ko fine bajye gufata ibyemezo ntabwo bakugishije ntabwo tugiye baragishije inama abayobozi b'ibibina n'abanyamuryango b'ibibina icyo kintu cyabayeho ntabwo cyabaye niba kitarabaye tugifate nk'iki ni ikosa cyangwa ntabwo tubukita ikosa kuba kitarabayeho wenda hari wasanga hari impamvu runaka zatumye zigaragaza none ikintu ndi kukubaza banka zijya kubakwa mu Rwanda leta yaje kubagisha inama icyo ni kimwe banki zijya kubakwa mu Rwanda urumva leta yaraje aravuga ngo ntabwo leta yatugishije inama ariko wibuke ko banki nizidutegeka ngo mujye muzana amafaranga yawe ninde ugutegeka ngo genda ubike mu kibini ubu none ubu byabaye itegeko ibibina byose ahantu biri ni ibibina byose ako nta muntu n'umwe uzigiye kugutegeka ngo jya mu kibini genda ujye mu kibini uwo ntawe igihe cyose cyamaze ku kibini igihe cyose wamaze kukijyamo mugende mu murenge mucyandikishe birangire leta imenye ngo iki kibina cyitwa izina riniri byagenze gutya na gutya amafaranga yinjiye naya ayasohotse nayo bitwaye iki ntabwo ubona ingaruka bishobora kuba byagira ingaruka za mbere ingaruka ngenda ziza urugero wenda umuturage amafaranga uzajya niba wahamagaraga umuyobozi w'ikibina ati allo nari nkeneye 20,000 ntabwo uzajya guhamagara umuntu ubishinzwe muri iryo joro ati hari n'abantu rega bakaga inguzanyo mu bibina zo gusindira sibyo bintu ko cyo mutabitekereza ibyo bintu kubera cyo atatekereza umaze gatoya bino bintu bigiye gutuma habaho ibibina bya fraude cyane rwose rega ari ikibazo bigiye kugukura ubundi reka nkubwire bigiye gutuma none bya bibina urumva kubera ko byasabwe kujya kwiyandikisha ku murenge bigiye kuzajya bikaza bigakorera hano muri salo twicayemo abanyamuryango bakaza bagateranira hano bagakora rwisha bagakora bafunze ingaruka zizazamo nuko bamwe bazibwa ayo mafaranga akuna none ku rundi ruhande ndi kwibaza aya mafaranga bari kunyaka urugero dukora kano kazi turasura urabizi neza ko dusura amafaranga wenda tujyana mu kibina nayo tuba twakuye umusoro urinde tuba twabagiye kuwutanga wanavuyeho reka tuvuge ko ibyo ngibyo tutari bubyita imisoro wenda leta ifite ukundi kuntu izabyita ariko se niba wamembaga 30,000 ukabanza ugakuraho 5,000 tugasora ejo najya kuzigama bya 30 nabwo nkazasigarana 22 ikibazo nicyo amafaranga agiye kuba makeya ayo ninjizaga aho yanasevingiraga agiye kuba make ariko ikindi nanone wirukanyira byinshi na duke waba ufite ugatura rimwe na rimwe njyewe hari ibintu ndebaga nkavuga nti tujye rega leta nta kundi ari bubigenze none se leta ikomeze ireke banyibe bakwibe leta ikoze bino bintu mina ko fino fashe kino cyemezo kubera ko nta kindi gisubizo cyagomba koretse gufata bino bibino bakashimira ko wowe nawe ushire mu rwego rwa leta wari bufate icyo cyemezo wari buvuge se ngo tujye nawe nizera ngo nta kindi cyemezo cyagombaga kubaho njye ukuntu mbyumva hari impamvu runaka bafashe icyemezo kimeze gutya wenda like urugero kuko babonye ko nta bundi buryo bwiza bwo kubikemura nibavuga ngo tujye ku mabanka aba yijya tubikira n'ubundi birasaba ntago banki izigera ivuga sibyo ndabavuze ngo banka tugende twandikisha ikibina cyacu twebwe tujye tuverisa mu kibina akora bizi noneho hazaba hariho umugenzuzi wa mugenzuzi y'amafaranga
azaba afite kuko muri banki n'ubundi rega mu bibi n'amafaranga bayabika muri banki kuki se bayatorokana bivuga ngo uyu ni umubitsi reka yashyire kuri konti ye runaka nashyira kuri konti ye runaka anytime rega ibintu by'ibibina ngiye rero nabaje kubibona ababitsi nibo batuma rwose leta ifata ibi byemezo ariko nanone ntabwo wabarenganya arega wewe uva ku ruhande rw'umubitsi n'ubuyobozi bw'ikidini no mu buzima bw'umuturage mu buzima bw'umuturage birumvikana nta kintu na kimwe kizabaho mu buzima bwawe kitazazana ingaruka mbi ko kizane n'ingaruka nziza ariko leta yo ireba ku ngaruka nziza percentage y'ingaruka nziza ese ingaruka nziza zifite percentage ya kangahe nyine muri make ku ruhande rwanjye bwiza ukuri umuturage wizigama kugira ngo byibuze abe yabona minerval yo kurira umwana ya mafaranga yabaga yizigamye noneho hagiye kuzajya havamo ayo kujya guhemba wa mukozi uri hariya haruguru ushinzwe gucunga ubuzima bw'ikibina abagujije abagenze gutya na gutya kumubikira amafaranga ukamugereza kuri banki kugira ngo byose ariko n'ubundi minekofine n'ubura mukozi birumvikana yabizi ko imirenge nta banki igira shobora bashobora ko ari amasaka imirenge ndabizi ko nta mabanki zigira sibyo hari umurenge sako sinzi niba n'umwarimu sako ariko ndabizi ko menya imirenge nta banki zigira n'ubundi amafaranga atera azajya apfa ko uwo mukozi yongera ajye muri banki cyangwa se amafaranga ahubwo akanyura kuri banki ariko n'ura mukozi wa minekofine anahari akabimenya uko byagenda kose kubwo ikibazo ni kwibaza n'ikindi bwa ubuzima bwa wa muturage urumva wizigamaga kugira ngo yiteze imbere twa dufaranga duke yagendaga kusanya sibyo nituramuka tuvuyemo ayo guhemba wa mukozi ushinzwe wa minekofine cyangwa se za serivisi wenda agiye kuzajya abona ziyongera mu kumucungira umutekano w'amafaranga yiwe ibyo byose ese iri terambere ryo wenda ntabwo rigiye kudindira cyangwa se ntabwo rigiye gukererwa ntabwo rigiye gutinda iterambere nanjye ukuntu ndi kubyumva ashobora gusubiraho inyuma gatoya niba urugero niba umuturage nawe uteguye kugura wenda imodoka ya miliyoni 2 ku muri miliyoni 2 ku muntu wizigamye mu kibina cyanditswe muri minekofine ashobora kuba wenda azafata wenda nka miliyoni 1,900 muri wa mwaka nabona miliyoni 1,900 ya modoka ya miliyoni 2 azaba afite ubushobozi bwo kwigura biragoye cyane ariko nanone turi mu gihugu bisaba guhitamo ntawe guhitishijemo ngo ujye mu kibina ahubwo twere ikibazo twabaza minekofine kimwe mbese ko ibibira mwemeje ko byandikwa ku rwego rw'imirenge abakozi bazabyandika ko mwafashe icyemezo mutabanje kujya inama n'abanyamuryango b'ibibina ko mwafashe icyemezo urumva mutabanje kuza kuvugisha ba nyir'ibibina umukozi uzahemba abantu bahagarara ibibina ku rwego rw'umurenge azahembwa na minekofine amafaranga azahembwa azava icyo kintu ushaka ndabinashidikanya ko n'abantu badukurikirana iki kibazo aricyo bafite rero njye ndimo ndumva ahubwo twabaza inzego zibishinzwe abaturage genda umwe mu bantu bazakomeza gukurikirana iyi kese tukabaza inzego kugira ngo nyine tutanabogamira ku ruhande rumwe ugasanga bamwe bari kuvuga ati abo bantu bari ku ruhande rumwe uko byagenda kose amafaranga umukozi azahembwa haragaragara ubwo nyine leta izadusobanurira abarimu ko bishyurwa bishyuza abanyeshuri ubwo amafaranga bishyura umwarimu umunyeshuri yayishyura birashoboka ko abanyeshuri bashobora guhemba abarimu bakanasagura n'izindi serivisi urabizi ibyo bintu urugero amashuri ya prive abahari abizi ibintu by'imicungire y'imari ariko twavugaga leta yego nibyo nanjye kubura urugero dufate private sector tuhuze na government na ntuza ya leta dufate secteur y'abantu ku giti gikora ku giti cyabo na secteur noneho ya leta uraza kuvuga gutya abarimu muri prive ntibahembwa na leta ariko barahembwa amafaranga ikigo cya prive gihemba byanje kuzana amafaranga yaravuye mu baturage mu banyeshuri kandi umwari genzi umukiro ugira ikigo kimwe akagira 3 akagira 4 5 bisobanuye ko uramushinga byanje bikunze urimo amafaranga urunguka kuko uramushinga impamvu nasanze mu kanwa ishuri usanga rifite wenda katuvuge muri trocome ugasanga combinaison na amasomo 18 15 ntabwo arengaho ngaho wazi sport ukabara byose amashima amabiology imibare byose ukabara kandi usanga umubare w'abanyeshuri uko byinshuri 100 uwabarimu usanga abarimu umwana wabonye bafite isomo rimwe ariko rifite mu maklasi agera muri 4 cyangwa 5 ikintu cyo mbere bisobanuye ko nta mwarimu ushobora kuba ahembwa n'abanyeshuri muri classe imwe kuko umwarimu ashobora gusanga akora muri classe enye cyangwa 5 urugero
niba isomo rigira amasaha menshi rigira amasaha 2, umwarimu akaba akora amasaha 10, bisobanuye ko buriya agomba kugira mu maklasi 5 cyangwa se 4, hagati ya 5 n'8 ugabanyije nyine amasaha 2 agomba gukora, sibyo? Bisobanuye ko ikigo ishuri rishobora kuba rigira nk'abarimu 4, nicyo nashaka kubivugira ngo byumve, kugira ngo ribe rirokipe nyine. Amasaha 2 yamazemo teacher Fabrice, amasaha 2 yamazemo teacher Kanaka, teacher Ishimwe, teacher Elise, amasaha 8 arageze, classe igombwe n'amasaha. Wa mwarimu ahembwa 100 ku kwezi, kandi umunyeshuri we mu ishuri yishuri 100 ku gihembwe. Urumva abanyeshuri 3 mu gihembwe kigira amezi 3 ubwo bamaze kuri mwarimu. Watubaza ngo intebe bicara uzana niziguru. Buke kwishuri twa abanyeshuri 3. Ibyo katubiveho. Ibyo reka tubiveho ikintu nyire tubemereye tuzababariza. Oya tuzanabikurikirana. We are here for you nkuko mubizi tuzababariza. Tubabariza ati se umuntu uzajya ubika uyu mutungo w'abaturage. Leta iradukunda buriya hari ukuntu iba yarabitekereje. Iradukunda cyane ari ukuntu iba yarabitekereje ikavuga ati leta iradukunda. Ubundi leta no mubyeyi. Ibi bizi. Aho kuvuze ngo leta no mubyeyi, kuko umubyeyi ntabwo ubona ko hari igihe umubyeyi ashobora kuyobora umwana we mu bintu umwana wadakunze. Oya, buryo birashoboka ku babyeyi bamwe na bamwe. Ariko leta yacu ntabwo byakunda. Ibigomba ariko ku mubyeyi leta ku mubyeyi ababyeyi bamwe na bamwe birashoboka. Kuko hari n'ababyeyi batoza abana babo kunywa inzoga. Leta ubwayo ikavuza ati umwana uri hasi imyaka 18 sinzamubone mu kabari. Umubyeyi akamubebetana akamujyana hehe mu kabari. Rero urumva ko leta ishaka kubirusha agaciro n'umubyeyi. Ishobora kurusha agaciro n'umubyeyi. Twizere ko uyu mukozi uzahembwa amafaranga atazakurana n'umuturage. Kuko nava kurana n'umuturage we nahamya nashidikanya bakavuze baravuga ati nyaboneka bayobozi beza dukunda umuturage yazaga mu kibina yanaburaye rimwe na rimwe akajya gukoteza kugira ngo nyine twadufaranga nitugwira azaguremo ka gasinde aguremo ka gahene ka gatama agira iterambere runaka ageraho. Nyaboneka ari amafaranga muramutse wenda mutumye atayizigama bibaturutseho mwaba mugiye gutumana n'umuntu. Minecofin nageza ko ikintu cyakawe gikorwa hano ngene cyo nanese abati wenda yishobora kuba yabivuze gutyo mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'umuturage, kandi turabizi neza ko izaduha igisubizo cyiza. We no kubyumva kandi nako twese tubyifuza. Ariko ku ruhande rwanjye uko mbibona urumva nuko mbitekereza icyo nsaba leta icyo nsaba leta ku ruhande rwanjye nyaboneka Minecofin murebe ko umuturage wazaga kwizigamira amafaranga mu bigaragara n'ubundi yaza kugira ngo akusanye duke afite nyaboneka mwirinde gukora. We ntago bazakora ntago bazakora ndi kwibariza abaturage no gusabira. Ariko hari abaturage bavuga ngo mbese ngo ariko ngo leta ishakisha amafaranga mu nguni zose zishoboka. Ntabwo ariko kuri ntabwo tubizi kuko rega ntabwo iki cyemezo igitekerezo cyo gutangazamakuru cyitwa Igihe. Hari ikindi gitekerezo cyari kivuga ngo ese Minecofin irateganyiriza iki abayobozi b'ibina bambuye abanyamuryango babo itarafata icyemezo. Urumva ko ni ibintu byiza abaturage batangiye kubyakira bamwe na bamwe, ariko abandi baracyafite bya bibazo. Niba nagomba kugabanira 10 ku kwezi nkaba ngabanya 9,000, ese barabona ariko none Minecofin igiye kumfasha mu iterambere uko nabagaho bigiye kushoboka gutera imbere cyangwa bigiye gusubira inyuma? Bigiye gusubira inyuma. Bakunze mu media TV mwebwe murabyumva mute? Murabona nabo niba twandikire muri comment batubwira ukuntu bari kubyumva. Ariko nanone tubaye promise ivuga ngo tuzababariza. Ntazagira uvuga ngo bavuze ngo gutya na gutya. Twebwe turi hari mwijisho ryanyu. We are here for you. Twebwe ibintu tuzabona. Kuko n'abaturage namwe wenda hari nk'ufite nk'umuturage uvuga uti ngewe nabaga mu bibina bimeze gutya na gutya, iki gitekerezo ndagishigikiye ndumva ari cyiza, ariko ayo makuru ndameza azaze no mu kiganiro hagati rwose tumuhawe kazi. Ariko hano ahantu tugomba kuzajya twakira abaturage bafite ibibazo bitandukanye tukaganira, abafite ibitekerezo naka tukaganira, kubera ko nk'umukobwa afite intebe nyinshi yaza kwikira uruhande rwawe akatubwira we nta kibazo. Ni ukuri haba yari umuturage wenda wumva aricyo atishimiye hari ubutumwa ashaka gutanga, aha ukazi tuzasura namwe mu bayobozi b'imina wenda tugerageze kubaganiriza ese mwebwe icyemezo mwacyakiriye mute murabyumva gute. Gusa ndiko mbitekereza Minecofin yakabaye abandi uganiriza bano banyamuryango b'imina da ko ariko nje byumva ni kuri kubyumva.
uko uri kubyumva rero bishobora kuba ari ibyo kimwe n'uko bishobora kuba atari ibyo Yego. reka tureke kwiharira ijambo ahubwo reka tujye gushaka ukuri tubabaze koko si wenda dushobora kuba turi gutekereza ko rega ishobora kuba igiye kwaka imisoro nta niyikeneye nabikubwiye the government is family Parent. yego ni umubyeyi abakozi bakikomeye ati umukobwa ati umubyeyi leta ni umubyeyi gira message ugenera uyu muturage noneho bagamu okay umuturage wowe utarabyumva neza ucyumva ko nyine biri kukugora ndagira ngo ubwire ko turi muri leta yemera ko buri wese ahitamo uko abishaka nta muntu ugutegetse guhitamo uzahitemo uko ubishaka ni wumva kuba wajya mu kibina bitari bukunde jya muri bank bakora konte bloke ubloke amafaranga yawe igihe runaka wahisemo uzagenda withdrawing uzana amafaranga yawe nta n'ikibazo kiri imbogamizi zigiye kubaho baturage banyarwandakazi ku nyungu zanyu icyo nababwira cyo ni kimwe ubundi uko byagenda kose amafaranga nyine iyo yahereje undi muntu ukayamushyira mu biganza icyo wamenya amafaranga iyo yageze mu biganza by'undi muntu ujye witondera gufata amafaranga ugashyira mu biganza by'undi muntu yaba leta yaba wowe amafaranga yawe yose atari mu biganza byawe simbabwiye ngo muyibikire ubundi baca umugani ngo iki ingaruka zishobora kuba zavuka ku mafaranga atari mu biganza byawe muzazakire ukumva ko kandi yego ingaruka zavuka tuzazakire muzazakire yego kubera ko bavuga ngo ari amafaranga mukoteza mu bibina bagiye kuzajya bakata 2%, muzabyakire kuko ibyo ndabizi ko bishobora kuzanabaho abazananirwa kubyakira turi mu kugana ku musozo abantu bazananirwa kubyakira nabagiriye inama leta ishobora kuzafata ibindi byemezo bikakaye ariko hashobora kuziyongera ibimina bikora mu buryo bwa forode ni ibitekerezo byanjye kubera ko niramuka ivuze ngo bazakatwa wenda 2%, bazakatwa wenda 1% cyangwa se ntibazakatwa byaba ari byiza ariko baramutse bakaswe 2% cyangwa se igaruka ushobora guteza hari abantu bazakwiye kujya gutanga ariya 2%. Ba bantu rero kandi baracyakeneye guhuza imbaraga bazakora mu buryo usa nk'ahari ako kantu leta nako yari buze ako uko biri kose yaragatekereje ntabwo byabura yashizeho n'ibihano ku bantu bazafatwa ari gukora ibyo bintu yego ntabwo byabura ariko muturage munyarwandakazi inama nakugira gushira amafaranga mu biganza by'undi ubwo ukabugiriye inama nakugira bandushishoze Andushishoze Minecofine n'umubyeyi ni leta ni ministeri y'imari rwose ariko Minecofine n'ukuntu yakabaye igenza reka bura Minecofine bafite amafaranga menshi cyane ariko tudufaranga no gusanga umuturage ari ufite impungenge yo mu dufaranga tw'umuturage tuzakatwa Minecofine igiye kuzajya uborohereza kubaha inguzanyo ni cyane Minecofine ishatse guhibibina amafaranga ntabwo batugura ibina byo ku rwego rw'umurenge byanditswe rwose turabaguriza miliyoni 2 mwiteze imbere muzazi tugarurira ntabwo wabona aho yashize wabo imishinga yanyu yagerwaho ariko nanone muturage yego umukozi wenda ushinzwe gukusanyiriza amafaranga niba wumva ntacyo bigutwaye biramutse bibayeho wakwihangana muzashobora kwihangana tuzabishobora yego abaturage murabyumva mute tuzabishobora amen abakozi bagikoma media TV rero reka dusoze ikiganiro cyacu wenda tunagana ku musozo gira urebe ku masegonda cyangwa 3 ni iyihe nyungu bizagira ku muturage inyungu bizagira ku muturage tugana ku musozo rega ntabwo dutinda inyungu bizagira ku muturage nuko wa muturage bibwaga n'umuntu runaka ayo mafaranga atazongera kwibwa kuko azaba ari mu maboko meza mu maboko ya leta iki nanone amafaranga yawe azaba afite security money security icyo kintu cyo mbona kinyungu kirimo ariko muturage ngewe njya mu musyo kuma n'ingasire amafaranga yawe ibintu byo twese byo twimagine nyine na Minecofine ishobora kuba habo buri buryo bw'amafaranga muturage security kanabura nta wamenya ko nabyo bigiye kumva ngo wenda byagenze gutya ariko ndashidikanya ko bavuze gutya wenda bishobora kuba bitabaho ariko muturage wamenya cyo kimwe ashobora kubona ingaruka zishobora kuba zatuma amafaranga wari wizeye ko ushobora kuzagabana mu kibina wenda agabanuka cyangwa se akiyongera cyangwa se akazana andi mahirwe runaka ko wabona inguzanyo ku buryo bworoshye mu inguzanyo yagutse ingaruka nziza zirahari gusa nanone tujye tuvuga ibintu tubisubire ingaruka zo zigomba kubaho nziza ndetse n'ibi yego ukomeze kandi subscribe comment like share ubundi mwebwe murabyumva gute kwa Minecofine igiye gutangira kugenzura ibimina
byanyu. haba hari umuntu ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, just write it in comment. Yes. We are always there for you. Mwari kumwe nanjye Kanyamibwa. Na Theogene. Murakoze cyane. Murakoze cyane.